koga neza nijoro, ukoga ikirenge cyawe neza, warangiza ugasigaho amavuta menshi, atari menshi cyane nanone, ugasigaho nyine ikirenge kumva igirenge ukagisiga fresh, ukagisiga amavuta, ukagisiga fresh, hanyuma ukambara amasocks ukaryama. Icyo bazaniye rero ni akagashya guys, mwakabonye, ni akagashya, ndi kuvuga ngo ni agashya cyangwa se ni umuti. Mubwire ngo wowe ufite urwo ruhu rero, aya mavuta ni umuti kuyisiga, mva yoroshya uruhu, ukabona nyine ufite uruhu rumeze neza, rufashe amavuta nyine uruhu rumeze neza gutya. Hanyuma duke cyane ukagenda ufata udutsike twawe ukatugiraho gutya. Hello guys, muraho neza, nanjye meze neza, nda amahoro, uretse ko akagripe kanyishe guys, gusa biraza koroha. So guys, ndizera mumeze neza rero, nanjye Uwiteka aracyandinze, ndakubura uri ahantu hanyaho, ubu aho ugeze kuri Nadijo mve ko uri ahantu hanyaho, wumva utekanye, wumva utuje kandi uguma aha ngaha. Uyu munsi rero guys, abantu banje, abantu bakunzi ba Nadijo cyangwa se umukunzi wa Nadijo, ushobora kuba ureba iki kiganiro ukaba umukunzi wacu aka kanya, twaye ikaze nanone muri iki kiganiro. Rwose maze iminsi umva mbafitiye agashya, numva nshaka kuza kukababwira. So bazaniye rero ni akagashya guys, mwakabonye, ni akagashya, ndi kuvuga ngo ni agashya cyangwa se ni umuti. Ni umuti ku bantu benshi, ku bantu batari babizi. Nanjye nari maze iminsi uwo muti nkukoresha ku tuntu dutandukanye, ariko rwose navuga ati abantu banjye nabo bagomba kugira uwo muti. Umuti rero nta wundi, ni aya mavuta gikotoro ya Vaseline Brisa. Aya mavuta urabona ko ni aya mavuta, urabona ko asa umukara, sibyo? Ni aya mavuta murayazi mwese, ni amavuta aba ahantu hose, mu masoko hose, ni amavuta wabona kandi ntabwo ahenda. Agura 2,500. Iyo yahenze yarengereye agura 2,500, umva ko atanahenda cyane. Rero aka kanya mumbona aha ngaha nje kubabwira ibyiza by'aya mavuta ku muntu ujya utekereza, wibaza nyine amavuta yakoresha cyangwa se igikotoro yakoresha kikamubera cyiza. Ni aya mavuta mbazana. Aya rero mavuta asa gutyo, aba asa gutya, ni amavuta y'igitsina gabo, ni amavuta y'abagabo, ariko ku bantu bayazi ndaza kubashyiriraho n'amavuta y'abagore. Ngiye ubu muri iyi minsi nyine ndi kwisiga aya mavuta, ndi kwisiga n'umugabo wanjye, ariko iyo mbishatse nanjye ngura ay'abakobwa, yose aba ari kimwe. Sorry, narwaye gripe, nabibabwiye mbere, muranyihanganira. Aya mavuta ni ay'abagabo, ariko ari ay'abagabo, ari ay'abagore, abatandukanye nyine ku makara yayo, ariko yose mu by'ukuri aba ari kimwe. Impamvu rero aya ngaya y'abagabo icyo bitandukaniyeho cyane ni uko ayo mavuta bongeraho agaperfume gahumura, nyine agahumura nk'abagabo nyine. Ari usanga nk'umugabo yibagirwa kwitera agaperfume cyangwa se kugenda ahumura, ariko aya mavuta iyo yisize n'ubundi nawe agenda ahumura. Nicyo bitandukaniyeho nayo yandi y'abagore. Ay'abagore rero ntabwo nyine ahumura cyane nk'aya ngaya. Aya ngaya aba arimo agahumuro, abakoze aya mavuta bongeyemo agaperfume gusa kugira ngo ahumure, ariko yose ni kimwe. Niyo mpamvu rero ntazanye ubwoko bubiri butandukanye ngo mvuge ngo nzanye ngay'abagore, ngay'abakobwa, ngay'abana. Ariko nawe ugiye kuyashaka wayabona ukabaza ay'abagore, ay'abana, abagore ubwo ni igitsina gore, hanyuma n'igitsina gabo n'ay'abana, yose aba ari kimwe. Uyu munsi rero niyo mpamvu njanga guys, kugira ngo mbaganirize, mbabwire ibyiza by'aya mavuta nabonye. Uretse n'ibyo, ku nkuta nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga, aya mavuta ariho cyane, bayavuga ibyiza kandi ntabwo ari ibyanjye nyine, abantu bose baba bafite ibyiza byayo. So nje kubabwira ibyiza rero by'aya mavuta. Aya mavuta rero ikintu cya mbere nakubwira ku bantu bagira uruhu nyine rwumye, uruhu nyine ubona rwananiwe n'amavuta yose, kwa kundi uba wisiga ukisiga ukabona amavuta nta gufata, uruhu nyine rwarakanyaraye rumeze nabi. Nagira ngo nkubwire ngo wowe ufite urwo ruhu rero, aya mavuta ni umuti.
kuyisiga umva yoroshya uruhu, ukabona nyine ufite uruhu rumeze neza, rufashe amavuta nyine uruhu rumeze neza, rudakomeye, uruhu rudashaje. Hari igihe usanga nk'umuntu yarisize amavuta atandukanye ku ruhu rwe, ugasanga yishe uruhu rwe, ariko ayo mavuta nkubwiye yuko ari umuti, ni umuti. Ikindi ku bantu usanga bene hano bisize, bene hano guys, bene hano ku mpande y'amazuru, ugasanga hariho nk'utuntu tw'umweru tumeze ukuntu, muratuzi niba ari ibyuya byunzwe bituma tuzaho tw'umweru tuba turi hano ku mpande. Nkubwire ko aya mavuta nayo ni umuti, ni umuti cyane. Iyo uyasizeho bene gutya hano ugasigaho neza, ugahanagura utwo tuntu, ntabwo twongera kugaruka, umera neza. Turiya tuntu tuba tujinanye. Nagira ngo nkubwire ko rero aya mavuta nayo adukuraho. Ikindi cya gatatu, ubwo icya mbere nababwiye ku muntu ufite uruhu rukomeye, hanyuma muvuga no ku muntu ugira bene tuno tuntu twangaha tw'umweru. Hanyuma ikindi cya gatatu nagira ngo mbabwire ku muntu ugira iminwa, ku muntu ugira iminwa yumye, iyi minwa ubona hari ukuntu ugira iminwa yumye, iminwa ishishutse ukuntu nyine ukabona biteye ikibazo tu. Nagira ngo nkubwire yuko ayo mavuta ni umuti, ni ukuri n'ababeshye. Hari igihe naribaga mfite iminwa yumye, nari ndwaye iminwa yanjye ikajya iba yumye, umva nasigaga aya mavuta ukaryama mu gitondo ubyuka umeze neza cyane, iminwa utamenya ko ari imwe wari ufite nimugoroba cyangwa se nijoro. Ikindi nk'umuntu ufite nk'iminwa yashishutse cyangwa se yumye, ukuntu bigenza kugira ngo amavuta akukorere neza ku munwa, uribrosa nyine, wamara kwibrosa ukabrosa n'iminwa, ugafata nyine uburoso ukabrosa iminwa neza, ukayihanagura neza, wanyuze ugasigaho utu tuvuta, ukoraho utuvuta duke, hanyuma ugasiga ku munwa, umva iminwa iragenda ikamera neza, ikabobera kandi igahora ibobereye. Hanyuma wajya no kuryama nijoro ukajya usigaho aka gakoto, umva iminwa nyine igira ikabobera. Mujye mureba umuntu ufite iminwa ibobiriye imeze neza ku buryo bitari nonidi yuko yisiga nyine rabero, yisiga nyine agahora afite iminwa ibobereye. Ndavuga cyane cyane ku bagabo basigaho utu tuvuta, bari kwisiga akahita asigaho utu tuvuta, iminwa yihora ibobereye imeze neza. Hanyuma ikindi cya kane, cyiza cyane kuri aya mavuta, ni abantu bafite ibirenge bikomeye. Abantu bafite ibirenge bikomeye, udutsitsino cyane cyane ugasanga cyarakomeye, cyaseye umweru, cyangwa se hagiye hariho imyate ukuntu. Ndagira ngo mbwire ko aya mavuta ni ukuri, aya mavuta arabikora. Aya mavuta arabikora cyane. Ukuntu bigenza, uroga neza nijoro, ukoga ikirenge cyawe neza, warangiza ugasigaho amavuta menshi, atari menshi cyane nanone, ugasigaho nyine ikirenge, kumva ikirenge ukagisiga fresh, ukagisiga amavuta, ukagisiga fresh, hanyuma ukambara amasocks ukaryama. Icyumweru kimwe cyonyine ukora ibyo bintu buri joro, ikirenge cyawe kimera neza, kakaba kakarenge kameze nk'ak'umwana, kamera neza cyane. Ibyo bintu uzabikora icyumweru kimwe, uryame woge nimugoroba, woge ikirenge cyawe neza, hanyuma ugisigaho aya mavuta, usige ikirenge neza, ku gatsitsino hasige neza, nurangiza wambara amasocks, hanyuma uryame. Icyumweru cyonyine uzabyuka ufite akarenge kameze neza, kameze nk'ak'uruhinja, koroshye. Apana kwa kundi usanga umuntu afite igitsitsino usigaho amavuta, ukabona nyine n'ubundi urasigaho amavuta, wagenda ukabona cya kirenge byanze, kiri gusa umweru, kirakomeye, kimeze ukuntu. Icyo gihe uzafata aya mavuta uyafate uyasigeho icyumweru cyonyine. Ntekereza ko n'icyumweru ari kinini cyane, mu minsi 2-3 uzatangira kubona effect nziza yo kuri ibyo bintu wakoze. Ubone ko aya mavuta ugomba ahubwo kuba uyafite mu rugo rwawe, ni umuti. Ikindi cyiza kuri aya mavuta, usibye no kuba cyoroshya ikirenge, cyoroshya, hari ukuntu guys, ibi bintu ntabwo nakubwira ngo abashakashatsi babikozeho ubushakashatsi babishyira ahangaha, ariko bivugwa n'abantu benshi cyane. Uretse ko nta n'ikintu byagutwara ku bantu ugiye umaze koga ayo mavuta ukayasiga ku mabuno yawe, ukasiga ku mabuno yawe neza, ukanogereza, umva
yoroshya amabuno yoroshya amabuno. Ikindi abo bashakashatsi cyangwa se abantu ku mbuga nkoranyambaga ukuntu babivugaho ntabwo ari ibintu biri ari ibintu nyine bikize gute se wenda biteyeho kashe, niko nabivuga, ariko bavuga yuko ayo mavuta iyo yasize ku mabuno yoroshya amabuno kandi amabuno akabyibuha, amabuno agakura. Hanyuma ikindi cyiza cy'aya mavuta ku bantu babyibushye, abantu babyibushye bagenda amatako agenda akoranaho, hanyuma hakaba hazaho udusebe cyangwa se hakaba hacikaho udusebe cyangwa se hakaba hababuka, hanyuma hakazaba umukara. Ayo mavuta rero naho ni umuti ujya usigaho ahantu hagenda hafatana ku bantu babyibushye, ku matako, ukuntu amatako agenda akoranaho, mbere yo kugira ngo ugende ubanze usigeho ku matako neza, hanyuma bizatuma amatako yawe aho hantu amatako yawe ahurira hatazacika ibisebe cyangwa se hatazababuka, cyangwa nihanababuka ntihazase umukara, aho gakomeza hameze neza. Urumva ko aya mavuta rero ameze neza, amavuta ni meza cyane, ukwiye nawe kuba uyafite mu rugo rwawe. Ikindi ushobora kuba uri mu rugo ukitema, wenda uri nko guteka cyangwa se uri nko gukata utuntu runaka ukitema, cyangwa se undi muntu runaka akitema cyangwa se agatsitara mu buryo budakomeye cyane ku buryo tujya kwa muganga. Aya mavuta ni first aid ugomba gukoresha, usigaho ahantu wakomeretse, ni ukuri hatamera neza. Ikindi atuma nyine hatahita hinjiramo amamikrobe, cya gisebe cyawe kikaba cyakwangirika, ahubwo iyo usizeho aragenda agafunga izo mikorobe zigomba kwinjira mu mubiri wawe, hanyuma igisebe cyawe kigahita gikira mu minsi mike cyane. Ikindi kuri ayo mavuta icyiza ni uko ku bantu bakunda kwisiga ama lipstick cyangwa se ama makeup, lipstick nyine ku munwa, ni byiza ko ugomba gukoresha aya mavuta ugiye kurimuvinga lipstick. Ruvuga ngo ni remover. Aya mavuta nayo akoreshwa nka remover yo kuba yavanaho imyanda ku mubiri cyangwa se izo lipstick. Murabizi ko abantu bisiga lipstick, hari lipstick ziba zimata, ziba zimaka, zigenda zigafataho rero kugira ngo ziveho, ugasanga ushaka kuzikuraho, ugasanga iminwa yawe igize ikibazo. Aya mavuta rero ni meza cyane kuba uyakoresha ukuraho lipstick. Urayasigaho ukuntu bigenza, yose lipstick ikomeye usigaye aya mavuta neza cyane menshi, hanyuma ugafata akaranjeti cyangwa se akandi kantu koroshye ukagenda uhanaguraho neza, hanyuma wamara no guhanagura neza ugasigaho ya mavuta yawe, iminwa igakomeza imeze neza, iri sexy, sibyo? Hanyuma ikindi kintu cy'aya mavuta cyiza cyayo ni uko ari hair dye protection. Ari hair dye protection gute? Kubera ko hari igihe usanga umusatsi nyine ukomeye, bikomeye bihagaze ishinyitse. Aya mavuta rero ni meza ku buryo ushobora kuyasiga ku misatsi yawe, imisatsi yakongera ikamera neza. Ikindi cyiza cy'aya mavuta ni uko nko ku bantu bafite udutsike dukeya cyangwa se tutagaragara, aya mavuta urayafata gutya, hanyuma duke cyane ukagenda ufata udutsike twawe ukatugiraho gutya, gutya. Gutya. Icyo gihe ibitsike byawe biragenda bikabyibuha, biragenda bigakura, biragenda bikazagenda byiyegeranya, bigahagarara neza ku buryo n'umuntu utabonaga ko ufite bya bitsike. Ni ibitsike ni ibigohe, ntabwo nzi kubitandukanya ibitsike n'ibigohe, ariko nyine ubwo biri hagati aho ngaho, birimo kimwe muri ibyo. Uragenda rero ukagenda ubikora gutya naberetse, hanyuma tukagenda dufatana tumeze neza, tukazamuka tukanakura, hanyuma tukagenda tugaragara. Ikindi kintu cyiza cyo kuri aya mavuta ntababwiye, ni ku bantu bafite ibiganza bikomeye, mu ntoki hakomeye. Abantu bafite mu ntoki hakomeye, aya mavuta nayo ni umuti, kubera ko urayafata ukayasiga mu ntoki, umaze gukaraba neza ukisiga neza, aya mavuta mu minsi mike mu ntoki hawe hagenda horoha.
uyavanga n'utundi tuntu some ingredients ukoresha, uyavanga n'utundi tuntu ukoresha. Ushaka kuyavanga n'indimu, ushaka kuyavanga na indimu, ushaka kuyakoresha indimu, ugakoresha turmeric, ushaka gukoresha nyine masika ya turmeric, ukavanga neza, nyuma ukayikoresha, umva uruhu rwawe ruragenda rukamera neza, rukaba ruryoshye. Ikindi aya mavuta nanone akoreshwa muri nail care, kwita ku nzara. Hari ukuntu usanga inzara zisa nabi, zimeze nabi, hanyuma ushaka kuzikorera isuku cyangwa se ushaka kuzoroshya kugira ngo uzikorere isuku, aya mavuta ukagenda uyasiga ku nzara no ku nzara z'ibirenge, ugakora isuku neza ku nzara, bikagenda bivanaho, bituma inzara zisa neza, zimera neza. Ikindi bituma nyine za nzara zisigara nyine aho hantu n'ubundi horoshye, hadakanyaraye, hatameze nabi, inzara nazo zikagenda zimera neza. So guys, nicyo rero nagira ngo mbaganirizeho, mbabwire ibyiza by'aya mavuta nabonye, nanjye ndayakoresha cyane mu rugo. Aya ngaya nababwiye ko ari ay'umugabo wanjye, hanyuma nanze kuzana amavuta abiri kuko yose namwe, yose ni kimwe, nanjye mfite ayo nisiga yayo. Ariko aya mavuta ni meza guys, nawe uzagerageze mu rugo yakoreshe, uzambwira. Nawe uzagerageze uyisige umubiri wose, uyisige ku mabuno, uyisige mu maso, uyisige mu ntoki, uyisige ku bantu bafite ibirenge bikomeye cyane. Nicyo mbabwira, aya mavuta ni umuti cyane cyane cyane. So ndabakunda cyane, nongere mbibutse yuko iyi ni na Dijo TV show. Nagira ngo nanone nkwibutse yuko uri kuri iki kiganiro umve kuri ahantu hanyaho. Niba utarakora subscribe rero wibuke uyikore, ntugende utayikoze, kuko ahangaha ni ahanyaho. Tubafite ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byiza kandi byizewe, bibafitiye umumaro. So this is na Dijo TV show rero. Imana ikomeze ibampere umugisha aho muri, ikomeze ibongerere imbaraga, ibongerere ubushobozi. Hanyuma turabakunda cyane rero, nawe utaha.